Welcome again in today's lesson. This is the very good lesson that I'm going to be teaching you today. So, if you remember last time we started about a conjugation in past tenses. So, today we're going to continue with the future tenses. You must get gukomeza na future tenses. Last time, quiz udishobora guconjugatinga inshinga mu gihe cya past. Twabonyemo past simple tense, we have seen past continuous, we have seen past perfect, and also we have seen past perfect continuous. So today we're going to continue with the future tenses. Musurazokomeza na future tenses. So reka turebe rero na future simple uburyo bigenda. So muri future simple naho dukoresha ijambo will. Ijambo will. Ntabwo rwambere ryumva ijambo will. Iyi ngiyi nayo niyo twabonye muri auxiliary verbs. This can be among of auxiliary verbs. This one belongs in modal verb. It's not an auxiliary verb, but this one is modal verb. So modal verb twabonye ko zikurikirana n'inshinga mu kugira ngo zizifashe mu kubabaza ikibazo cyangwa kuvuga ibikorwa bizaba mu gihe kizaza. So mbere yuko rero ngusobanura uburyo future simple ikorwa, ubundi buryo nakubwira nuko ahangaha ikoreshwa mu gihe dufite predictions but with no evidence. Ni ikintu uri gupredictinga muri future, gupredictinga kizagerwaho, ikintu uri guteganya gishobora kuzagerwaho cyangwa ushobora kuzakora ariko udafite evidence yuko icyo kintu kizaba cyangwa se uzagikora mu buryo runaka. Ahangaha ikindi future simple cyo gukoreshwa mu gihe uri gutanga promise. Igihe uri guha promise cyangwa se mu gihe uri gupredictinga ikintu ariko utabizi neza, udafite evidence, nibwo ushobora gukoresha will cyangwa se ukoresha future simple, cyangwa se mu gihe uri gutanga promise uri kuyiha umuntu. Ikindi gishobora gukoreshwa ni igihe ufashe decisions ako kanya, nizo twita instant decisions. For example, right now, because of something that happened immediately right now, then I'm gonna decide something that I'm going to be doing in the future. Noneho ngategereza ikintu ngiye gukora mu gihe kizaza, icyo gihe nzakoresha future simple, nimwe nzakoresha will. Hari n'ahantu uzabona bazaba bakoresheje going to, you're going to nawe ugasanga bayikoresha muri future. I'm going to buy a car next year, nzagura imodoka umwaka utaha. Icyo gihe igikorwa kiba gifite evidence. Iyo igikorwa gifite evidence cy'uko kizaba atari ibintu uri kuba upanga predictinga, icyo gihe ntabwo dukoresha will, ntabwo dukoresha future simple, ahubwo dukoresha akajambo twita going to. Uzasanga mvuga ngo urugero, I'm going to buy a car next year. I'm going to go in USA again next year. Nzajya muri USA nanone umwaka utaha. So that's an example. So nuko nguko bigomba kuba byaje. So mu gihe rero uri gutondagura inshinga muri future, make sure if you are predicting it or with evidence cyangwa se na evidence. For example, I can say, oh, because there are clouds today, it's going to rain. Ni imvura igiye kugwa. Because there is evidence ko turi kubona ibicu, niyo mpamvu nivuga ngo imvura iragwa. So that's why. But if I don't see any clouds or any evidence that rain is going to rain, niba nafite ibimenyetso cyangwa ibijya byo byose bigaragaza ko imvura igiye kugwa, I will say it will rain. Iraza kugwa. But I don't have any evidence. That's example. Okay, nyuma rero yuko umaze kumenya hano future simple ikoreshwa, reka turebe uburyo ikoreshwa. So it is so easy. It's very easy. It's very easy. It's really easy. So let's see. So affirmative form, uburyo biba byoroshye cyane, dufata subject tugateranyaho will, tugateranyaho base verb. That is so easy. For example, I will come. I will come. The subject ariyo I is a whole will, shyiraho verb. Then nkavuga ngo I will come. Nzaza. But that may be an instant decision. So kwari igitekerezo cyangwa se umwanzuro mise mfata akakanya. Cyangwa akaba ari ibintu ndi guplaninga ariko nafite evidence cyangwa se nizeye cyangwa se it's a promise. For example, that's a promise also. So kwa na promise mayi umuntu ngamubwira ngo I promise I will come. Ndagusezeranya nzaza. Tukagira noneho uburyo buri negative. So mu buryo buri negative no usanga subject plus will not plus base verb. With that case, I will say I will not come. Sinzaza. Cyangwa se in a contraction where you can say I won't come. I won't come. Sinzaza. I will not come. Sinzaza or I won't come. That's the worst way. Mu gihe turi guhakana. So twajya muri interrogative. Muri interrogative dufitemo will, tuteranyaho subject, tuteranyaho base verb. For example, I can say, will you come to visit us? Usaza kudusura. Will you help me? Wamfasha. Abyumva tubanza will, tugakurikizaho subject, tugakurikizaho base verb.
aho ngaho biba bibaye neza cyane. So let us see then how we can perform these future tenses in another another tenses. Let's call them subtenses. Okay, so I'm going to show you in a future simple tense. Like the commission on eho na future continuous. But before I continue to future continuous, I will tell you some words that you will find in future simple. Hari amagambo uzasanga muri future simple ngomba kukubwira. Urugero hari nka tomorrow, next year, soon. Ayo magambo uzayabona. Vuba aha, next year, cyangwa se tomorrow. Ayo magambo yose abaza muri future. Kukubwira ko igikorwa uri kuvuga akiri muri future. So kwa next year, bishobora kuba next month, byose bishobora byajya muri future simple. So anga tukagira rero future continuous. Future continuous yoyo ni igikorwa reka tubanze turebe hano ikoreshwa muri rusange. Anga ni igikorwa kizaba kiri muri progress muri future. Mu gihe cya future, at the moment of the future when action will be taking place. Mu gikorwa kizaba kiri kuba muri future nibwo tuyita future continuous. Igikorwa nibwo tuyita gute. Ubwo rero navuga ngo nzaba ndimo, that means that action will be in progress when an action will take place. Igikorwa kizaba kiri kuba, kizaba kiri in progress. So as an example I can say muri affirmative ngo navuga ngo subject plus will be plus verb in. Navuga ngo ndugero I will be dancing, I will be cooking, I will be teaching, nzaba ndi kwigisha, nzaba ndi kubyina, nzaba ndi kuririmba, I will be singing. So aho ngaho rero ni igihe turi gusobanura muri future continuous but muri affirmative form mu buryo bwo kwemeza. Tukagira negative form mu buryo bwo guhakana, interuro ihakana, guhakana ko ibintu tuzaba uri kubikora. That's the way I can say ko ari subject tuzanyaho will not be, tuzanyaho verb iriho ing. Icyo nibwo nzavuga ngo I will not be cooking, dancing, praying, shiraho yushaka. I will not be, cyangwa se I won't be nabyo yakunda. I won't be teaching, sinzaba ndi kwigisha. Okay, because tukagira interrogative. Interrogative ni uburyo bwo kubaza. Anga nabwo biba byoroshye ko dukoresha ya will tugateranyaho subject, ubundi tugateranyaho be tugateranyaho verb in. Umuntu avuga ngo will you be, will she be, will he be, will they be, nashyiraho verb iriho in. Kuri ibyo byose nkatashyiraho verb iriho in, ubundi ngabanondaguye ya nteruro mu buryo bwo kubaza ariko muri future continuous. I hope you understand this well. If utabyumvise neza, remember you have right to ask. Ufite uburenganzira bwo kubaza. Yaba muri group, come and ask. Yaba kuri Google Meet practice sessions that we usually have every day. Please come and ask the question you got. Urabyemerewe rwose. So reka rero tukomeze na future perfect. So before I explain more about future perfect and how it is formed, first let me tell you when it is used. So future perfect is used when action completed before future time. For example, in the future there's an action that will be completed. Hari igikorwa kizaba cyamaze kuba cyarangiye mbere y'igihe kizaza muri future. Yego, igikorwa cyose cyarangiye mu gihe kizaza, that action mbere y'igihe kindi kizaza, igikorwa kiba kiri muri future perfect. Okay, that, for example, I can say let's say nzaba nakinye, okay, nzaba nariye umuceri ninza kukureba. So I will have eaten rice when I will come to see you. Yenzaza kukureba. So it means igikorwa kizaba cyamaze kuba mbere ndetse cyanarangiye mu gihe nzaba nje kukureba. Niyo mpamvu rero tugiye muri affirmative tuba dufite subject, tugateranyaho will have, tugashyiraho past participle. Niyo mpamvu waje kumva mvuga ngo I will have eaten. I will have eaten. Nizera ko byumvise neza. Kuko eaten ni past participle ya verb to eat. Tukagira negative form, naho nkoresha subject, ashyiraho will not have, nkahakana, ubundi nkongeraho past participle. I will not have, mu gihe ndi guhakana, I will not have cooked food, ntabwo nzaba nari nateka mbere yo kuza
kugusura before I will come to visit you mbere yo kuza kukureba. So mbere y'iki kizaba muri future, so there is another action that happened before and that action will be in the future perfect. So when it comes to interrogative, mu gihe turi kubaza dukoresha will plus subject plus have plus past participle. So will you have, then past participle. So tukaba uzaba ufite will you have, will they have, will she have, then past participle akaba aribwo buryo tubivugamo. Past participle narazibahaye, nizera ko mukibyibuka uburyo bwo kuzibona. Aha ngaho rero ni muri future perfect, nizere ko byumvise neza. So niba utabyumvise neza, just ask some examples, ask clarification ubundi byumve neza cyane. So reka rero turebe amagambo ashobora gukoreshwa mu gihe turi muri future perfect. Urugero ushobora kuba by next week, by 2030, ni ukuvuga ngo mu cyumweru gitaha cyangwa se muri 2030, bishatse kuvuga ngo tugiye kizajya kugera when there is another action that happened before, hari ikintu kizaba cyarabaye mbere, and that action will be in future perfect. I hope you got it well. Reka dukomeze na future perfect continuous. Future perfect continuous ni ryari ikoreshwa. Future perfect continuous iyo tugiye kuyikoresha ikoreshwa mu gihe kizaba, mu gihe kizaza ariko kigafata time. There is a duration of action that will be taking place in the future moment. You see this one? Duration of action up to the future moment. Ni igihe bizaba byatwaye kugira ngo igikorwa kizagere muri future. For example, so kuba herekera uri kwiga kuzageza mu gihe kizaza muri future, igikorwa ukazaba wari uri kugikora kimaze igihe kinini. So that means his action will be in future perfect continuous. Bivuze bishobora kuvuga ngo nari maze igihe cy'imyaka 5 wenda ni kwiga icyongereza, that action nzaba nari maze imyaka 5 kwiga ururimi rw'icyongereza. That means cyangwa nzaba nari maze imyaka 5 ndi kuba hano. That means icyo gikorwa kizaba kiri muri future, kigaragaza igihe umaze cyose uri kugurana kugira ngo ugere aho ngaho. That action will be in future perfect continuous. So niko tuzavuga tuti, reka tubyo tushobora kubikora muri affirmative mu buryo bwo kwemeza, tubona subject tugateranyaho will have been, tugateranyaho verb iriho inform. That's when we can say I will have been dancing. Nzaba nari ndimo ndabyina, nzaba nari ndimo ndiga icyongereza, nzaba niga icyongereza mu gihe cy'imyaka 5 for 5 years. I will have been studying English since. Ukavuga igihe runaka wahere, since tuzayikoresha mu gihe tuvuga mu gihe cyabanje, tukuvuga igihe twatangire cyangwa se form when you want to determine or say years exactly or time that you've been spending just studying something that you will be speaking in this future. So nizere ko ngaho ubyumvise neza cyane. Mu gihe turi guhakana, muri negative, dufata subject tugateranyaho will not have been plus verb iriho in. Dufata ya subject bityo nibwo tugiye kuvuga, tugateranyaho verb iriho tugateranyaho will not have been. Ibyo ntabwo bihinduka byose. Ubundi tugateranyaho verb iriho in. Twajya guhakana bikaba will plus subject, tugateranyaho have been, tugateranyaho verb iriho in. Bityo bavuga ngo will you have been cooking food when I will come to visit you. Uzaba uri murateka ibiryo ugenze abanze kugusura. So that's an example. So aho ngari kugaragaza igikorwa umuntu arimo arakora, yamaze igihe akora cyangwa azaba ari gukora by'igihe kirekire mbere y'uko ikindi gikorwa cyangwa yine moment iza mu gihe kizaza. So nubwo buryo rero tubitondagura, ushobora gushaka izindi examples ukagerageza kuzikora, ubundi ukamenya uburyo bikora bitewe n'uko wasobanukiwe neza n'igihe icyo gihe aba ari cyo. Ikindi wafata nawe tukagerageza kubyandika kugira ngo ubyumve neza cyane. Okay, nuko nguko rero bimeze. Ubundi ikindi gihari na amategeko exceptions ziba zihari mu gihe turimo turatondagura izi nshinga. Turebye ku byo twize byose mu gihe cyatambutse, turebye kuri present simple tense ibyo twabibonye, niba kuri dusoza n'izi tenses twabonye yuko verbs zisozwa najya dukuraho ya, hangana gari muri future ni muri present simple tense, dukuraho ya twongeraho ie na s. Aho tushobora kuvuga studies, she studies kuri he she na it mu gihe turi gutondagura. Irindi tegeko twabonye nuko ku nshinga zisozwa na o ch sh s cyangwa x na z twongeraho es. Urugero ni kuri goes, does, mwabyo bibona kuri let's see another one. It's a do, does, it's it.
Another one is let me see. Let me see another one. Can I get it in the mind? I'm trying to see the verb which ends by O. 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 Okay, let's see. Come on. It's far from getting a liner. Ariko mu gihe ntari kuyibuka neza, we can just go with other ones. If you see a verb with isozwa na O, you can use it. Ushobora kuhita uyikoresha ubundi ukaba wahita wongeraho es mu gihe turi gutonagura muri present simple kuri he she na it. Ikindi kuri starting verbs ntabwo zijya muri continuous, wajya kuri Google cyangwa se ukaba wajya kuri ChatGPT ukayibaza starting verbs wazibona harimo zigiye zitandukanye nk'iz'ibyiyumvo. Some verbs opinions nazo zishobora kuba zidakoreshwa ahangaha, ntabwo zikoreshwa aha. Uramutse ndaza kureba uburyo nazazibereka ariko they are not used there. Urugero nka no n'izindi ntabwo zikoreshwa aho ngaho, ntabwo zishyirwa muri continuous form. Okay, ahangaha tukagira present perfect. Twabonye ko ni ikintu gifite ingaruka kuri uko kanya, icyo dukoresha aho ngaho. Igikorwa cyamaze kuba byabaye nka zita z'aka kanya cyangwa ufite ingaruka kuri aka kanya. Tukagira past simple, ni mu gihe cyatambutse ariko mu gihe cyatanzwe, igikorwa cyabereye mu gihe cyashize. Ikindi twabonye ni igihe dufashe model tugateranyaho verb. Ibyo twarabibonye guma model verb mu gihe turi gutonagura dukoresheje models, nubwo byo tubigenza. Nizera ko nabyo byibuka neza. Rero nizere ko ibyo ngibyo byibuka. Mbere yuko tujya kubyo twita passive voice, active and passive voice, ndizera ko ibi ngibi wabyumvise neza kubyerekeye na tenses. Please ibintu utabyumva neza, make sure you ask question. Ubaze, ukora ingero, wimagine interuro zitandukanye mu gihe cyatambutse, mu gihe kizaza. Just try to make some sentences. Ukomeza kugenda ukora izo nteruro wimagine uburyo ushobora gukora izo nteruro. That's the best way for you to know English. Ukagereza kureba videos zitandukanye, ukareba uyu muntu yakongeza interuro muri iki gihe, yavugaga ibintu muri iki gihe. Ukareba some storytelling videos, ukareba zimwe muri videos zikubwira ku nkuru zitandukanye cyangwa zikubwira some aspirations. Wagenda ubona uburyo ibintu bikora, cyangwa some habits, some daily routine. Izo zose zagufasha kugira ngo wumve neza uburyo ikoreshwa mu gihe umuntu ari kuvuga. So nizere ko isomo rero mwarikunze kandi mwaryumvise neza. Mu isomo mwagiye munsaba muri benshi. Hope you understood it. Ikindi, make sure you ask questions. You can type in a comment, you can come in a group, you can even ask it when we are on a Google Meet on practice session, because also they can answer that question. So let's meet in the next videos. I love you so much. Still your coach Isaac. Bye.